iminota si wowe uyitegeka, itegekwa n'ubuzima bwawe. hari umara iminota 10, hari umara 20, byose biterwa n'uko uremye. Burya hariho n'umara iminota iyi inga y'ibiri. ese muze uwo muti usibye kuwutanga waba warigeze ukoresha ku buryo uriho utangira ubuhamya uzi ko uwo muti ukora? No, yewe nabitangira ubuhamya kuko iyo njya kuguhambaza no kuwunywa. Muze imyaka ugeze uti gewe nta muti ntanga ntarawunywa, ku myaka ufite iyo unyoye uwo muti bikugendekera bite ko watubwiye ku kazi? Oya da, uwo muti uwo munsi ndabaduka, ariko kwa kubaduka yewe nijunanirwa kubera za ntege. Iyo ubadutse ukora iki? Iyo wanyoye uwo muti ukabaduka wowe ukora iki? Uwo munsi ntera urubariro. Ubundi ubuze urubariro mu rugo kuva na mbere hose umugore ababaye w'abandi. Nkange n'ikimasa cyane niwe kwimya ngihe umuti ku kanya kikabaduka. None se nk'ubu wakubwira ati ndi umugabo ndubatse ariko mfite icyo kibazo, umuti wamuha n'uwowe? Umuti namuha ndawufite. Udafite umugore sinawuguha kereka mfite aho nkuryamika. Aho nteye amatsiko uti kereka mfite aho nkuryamika. Uwo muti usaba ko umuntu bagiraho bamuryamika ni umuti uteye gute? Kuryama ngo urananiwe, ahubwo mfite ubwoba waza kubaduka ukagira ibibazo ugafata n'uwo utaramutse. Nuko nguno kuye njyaga kuvugisha ukuri cyane. Uwo munsi wamaze kunywa bishaka ngo ufite umugore uhita utaha duhite rwambikana. Muze reka twongere tuguhe ikaze utangire utwibwira muri bwa buryo bwawe bw'abataramye. Dore nka kese bigikaka nitwe yambabariye Karoli, ariko ubundi nk'abakajuga wa rugambo rwa nkubito nkubitaruhoke intambara akabinyame bw'izigenda imbere. Umwami yamukundiraga ibirori. Uraho mugabo udatenguha? Muraho neza? Amahoro rwose urakomeye? Ndaho ndashima Imana. Nukuri reka dushima Imana. Noneho mbwira icyo uza kumbaza ngo usubize. Muze urakoze, reka dukorane iki kiganiro ku ngingo y'urubariro. tugiye kuganira ku ngingo y'uburyo ingo z'uyu munsi zubatswe bijyanye no kubaka urugo, gutera akabariro. Abantu b'iyi minsi bivugwa ko ngo batazi ngo uburyo bwo gutera akabariro. Tuganire kuri iyo ngingo. Dore uburyo abantu b'iki gihe iyo bakubwiye ko udatera urubariro uburwayi, iyo utabonye ubujya kwa muganga ubona umuntu mukuru nk'uko ukabimuganirira akaguha agati ukagenda ugatera urubariro. Ubundi ubuze urubariro mu rugo kuva na mbere hose umugore ababaye w'abandi. Ubu ndetse muri iki gihe kuko batera igikumwe akanga kuba yagitatira kuko kandi batagigira iyo bajya cyane, naho ubundi mbere ho yaragutaga. Haba hari ubumenyi bwabagaho kera uyu munsi butakibaho, abo batazi bipfira. Turaho bipfira rero ni ukwihugiraho ntimubaze. Mwebwe ngo urebe umuntu mukuru ngo mubaze uti, kandi ibyo bintu bibibanga. Iyo ubiganiye ne wa mukuru bibibanga ryanyu wowe nawe. Noneho ukaza ukamubwira uti bimeze bitya bimeze bitya. Nkange n'ikimasa cyane niwe kwimya ngihe umuti ku kanya kikabaduka. None se nk'ubu wakubwira ati ndi umugabo ndubatse ariko mfite icyo kibazo, umuti wamuha n'uwowe? Umuti namuha ndawufite. Uwo namuha nahita nawe ukubwira udafite umugore sinawuguha kereka mfite aho nkuryamika. Aho nteye amatsiko uti kereka mfite aho nkuryamika. Uwo muti usaba ko umuntu bagiraho bamuryamika ni umuti uteye gute? Kuryama ngo urananiwe, ahubwo mfite ubwoba waza kubaduka ukagira ibibazo ugafata n'uwo utaramutse. Nuko nguno kuye
nshaka kuvugisha ukuri cyane. none se muze uwo muti ko numva utoroshye. Woya uwo munsi wamaze kunywa bishaka ngo ufite umugore uhita utaha duhite rwambikana. ubwo icyo gihe itandukaniro ribiri he? Itandukaniro se bagize ngo birahagarara. Ugize igihe nyine ukaburangiza. Iyo umaze kurangiza ubucurutse biba bicubye. Nawe ukagira igihe, ariko ubundi iyo udafite gahunda zo kubaka urugo nirwo rubariro. Na kera na kare byahozeho, si iby'ubu. Ni ryari umuntu amenya ko byamunaniye kubaka urugo? Ubundi nkatwe mu gihe cyacu nk'ubu gihe byarananiye. Ugize Imana uba ufite umugore washatse mbere akagira ate ukazananirwa ari we muri kumwe. Nanone iyo wazanye umugore muto akaba ari mubi araguta. Mubi gute? Dore mubi kutihangana. Naho ubundi nkamwe b'abasore buryo bikunaniye ntabwo buri muzima. Ese muze usibye uwo muti wawe utubwiye, haba hari ubundi buryo bwihariye cyangwa urindi banga abantu batazi batajya bakoresha akaba ariho bipfira? Kwa muganga. No kwa muganga ubwabo baragenda bakakubwira bakakuvura. Ndiho ndavuga hari ibanga wabuzi rya gakondo ryahozeho ryatumaga bigenda neza wenda ko uyu munsi. Sibyo nakubwiye se, si uwo muti nyine se waho umuntu, naho ibanga rya gakondo rero. Ubundi abantu kugira ngo ushobore kubaka n'umugore ni ukuba washoboye gutera urugo, ugatera imbariro, ukubaka urugo rugakomera, nawe akagira ahagumiriza umutima. Naho ubundi wowe niyo yakubaha ate ariko udashoboye ibyo ahora afite imitima ihagaze. Ikindi kibazo twakwibaza, ubundi urubariro cyangwa kubaka urugo byakabaye bikorwa gute? Urubariro kubaka urugo bituruka mu rugo iwabo, ukaganira n'umufasha wawe mukajya inama mukuzuzanya. Icyo ashatse ukakimukorera nawe icyo ushatse akakigukorera. No mu rukiko iyo bajya kubasezeranya babwira ngo icyo ashaka uzakimukorera nawe icyo ushaka azakigukorera. Noneho nyuma rero icyo ashaka wowe kiba kikunaniye. Mu gihe kikunaniye jya kwa muganga. Uyu munsi umuntu w'umugabo mu rugo iwe ufite icyo kibazo aramutse aje gusanga akakugana, wakora iki? Namuha umuti. Uwo muti wamufasha iki? Uwo muti wamufasha ko nabikubwiye, kugira ngo atere imbariro neza uko abishaka. Ese muze uwo muti usibye kuwutanga waba warigeze ukoresha ku buryo uriho utangira ubuhamya uzi ko uwo muti ukora? No, yewe nabitangira ubuhamya kuko iyo njya kuguhambaza no kuwunywa. Muze imyaka ugezeho uti jyewe nta muti ntanga ntarawunywa. Ku myaka ufite iyo unyoye uwo muti bikugendekera bite ko watubwiye ku kazi? Oya da, uwo muti uwo munsi ndabaduka. Ariko kwa kubaduka yewe nijunanirwa kubera za ntege. Iyo badutse ukora iki? Iyo wanyoye uwo muti ukabaduka wowe ukora iki? Uwo munsi ntera urubariro. Uwo munsi ntera urubariro. Namara guhambira imigozi ibiri nashyiraho wa gatatu nkaba naniwe kubera intege. Ariko umuti urakora. Umuti urakora. Nibyo. Hanyuma tujye ku bantu usibye wowe, tujye ku bantu wahaye uwo muti. Baguhaye ubuhamya buteye bakubwiye ko uwo muti wabafazima. Hariho umuhungu ejo bundi nabuhaye yararongoye biramunanira kubaka. Namuhaye umuti mpita mwohereza mu nzu rwahise rwambikana nyiraho. Ati ndaguha inzoga ndanakwishyura. Ati akanjye kazi ndakarangije kandi nari maze kabiri ka ise bari bamuciye inka ngo bamuroze kandi nta wamuroze. Ubundi nyuma umuntu afite uburwayi bugenda bumuzitira. Hari ubwo ushobora kurwara umugozi, wa mugozi wagufashe mu ntanda ukakubuza gutera urubariro. Hari ubwo ugira ibindi by'imbogamizi, ariko ubundi ntihazagire no guca amafaranga ngo ugiye mu bapfumu ugiye kugira gute ngo byakunaniye. Biva ku burwayi bw'umuntu afite mu buzima.
ni ukuvuga abantu bose wahaye uwo muti baragarutse barakubwira bati byatunganye. ngewe nguguha izo saha ukagaruka ukambwira uti biratunganye. Si ukuvuga ngo uratinda, ushobora no kuza ukambwira uti gahunda ni gahunda, ureka nguhe inzoga yawe, ntawe nshi ibihumbi, nanze kuba umutenge, nzaririmba inka ndi mvuga amateka nk'ayo ariko sinzaba umutenge. Uwo muti wamenye ibanga ryawo ko ukora ryari? Uwo muti kumenya ibanga ryawo naweretswe n'umusaza, awunyetse ati icyatsi ni iki kivura iki. Nk'uko inka inaniye abandi, niyo wabaza uwo mwicaranye nta nka inanira kuvura. Icyananiye ku nka ni malariya. Inka yanze yayo nyihamagara ku minota 2 nayiririmbira ikabitoye iyayo ako kanya. Ubwo byose yarabigeretse. Nk'ubu uwo muti rero uko ushobora kuwukora nuko ndawugwanga kwere kuko unywa uragenda ukubaka, wamara kubaka ejo ukazaza ukamwira uti kabyabaye. Muze tugaruke kuri iki kibazo wenda tugana ku musozo w'iki kiganiro kigufi. Hari abantu usanga iyo bavuga akabariro bakumva mu minota, ngo akabariro ngo kaba kagomba kungwa iminota runaka. Ibyo bintu hari aho bihuriye? Iminota rero, iminota nanone, iminota si wowe uyitegeka, itegekwa n'ubuzima bwawe. Hari umara iminota 10, hari umara 20, byose biterwa n'uko uremye. Burya hariho n'umara iminota iyi inga y'ibiri, ubundi biterwa n'uko uremye. Hariho n'ugerageza basi rukaba rwusha. Naho ubundi dore ubundi biterwa n'ukuntu uremye, ukavuga uti nimba Imana yarakuremye itya, wowe uzakora utya. No guhinga ntabwo duhinga kimwe. Ese muze wenda aho hari kuzamo ikibazo cy'uburwayi wenda n'izindi mpamvu, ariko ko bwawe wumva igihe cyakabaye cyiza ari iki? Nkawe w'umusore byibura iminota 15, nkawe w'umusore iminota 15 ku muntu w'igikwerere. Umuntu w'igikwerere we ntajya yingingwa, hari n'ugenda byamunaniraga agakora akazi yakumva ananiwe kutarangiza akihagurukira akigende. Kubera iki? Kubera ko amaraso amaze kuba make. Naho ubundi burya biterwa n'amaso yihuta. Iyo ufite amaraso yihuta ntuhagarara. None se kuri babandi waruvuze umugani wawe b'iminota 2, ibyo byaba ikibazo cyo gusenya? Usakareremeko. Ibyo byo no kubivura uretse muganga nta munyarwanda ubivura. Hariho n'ugeraho ko kanya kabarangije. Ibyo bishaka muganga rero. Kera byabagaho ibyo bintu nta gihe ibihe bitabaye. Nibyo byose biba na kera byabagaho, ahubwo uretse ko bari babifitiye ubushobozi bwo kubihana nk'abantu bakuru b'icyo gihe. Naho ubundi ntazagire ukubeshya uko ubuzima bwawe bungana ni kuzubaka. Nize hari uwikorera amagerekani 3, hari uwikorera 2, ariko wowe wikorera 1. Urumva se ubuzima ari bumwe? Muze dusoza twibutse hano hantu turi, umurenge turawuzi, twibutse akagari n'umudugudu. Umudugudu ni Mutondo, umurenge ni Nyabisagara. Akagari ni Nyabisagara, umurenge ni Mukindo. Urakoze cyane.